kigeragezo kiragukomeza, kuko ikintu cya mbere uba uri mu mugambi w'Imana. Nuko rero twasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, havuze ngo hari umurwayi, haleluya, ngo hari umurwayi, ngo yari amaze imyaka 38, ariko abashakashatsi baravuze ngo tugiye kuganira ku bintu bine, turi kwegereza gusoza ku bintu bine. Turacyari ku ntego ivuga ngo ubundi bakuziza iki, niko Dawidi yabajije Yonatani. Ubundi haleluya, yesu ashimwe. Amazina nitwa NIYONZIMA Claude, dutuye mu mudugudu wa Karushaririza mu murenge wa Gihundwe, barizwa mu itorero rya Gihundwe muri ADPR. Uwiteka naduhana umugisha. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turi bwasange muri Samweli wa mbere, ibice ni 20, turasoma umurongo waho wa mbere gusa. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Sawuli akomeza kwanga Dawidi. Umurongo wa mbere ukavuga ngo nuko Dawidi arahaguruka ava i Nayote y'i Rama, araza abaza Yonatani ati ariko ubundi nzira iki? Nakiraniwe iki? Icyaha nakoreye so gituma angenza ngo anyice niki? Imana nidufashe. Reka rero twongere dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice ni 5, umurongo waho wa 5 dukomeza. Umurongo waho wa 5 handitse amagambo avuga ngo hariho umuntu wari ufite uburwayi, yari afite indwara ayimarana imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza bati mbese urashaka gukira? 7 akavuga ngo umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindukije nkiza undi antanga kumanukiramo. 8 akavuga ngo Yesu aramusubiza ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. 9 akavuga ngo muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Nuko abayuda babwira ukijijwe bati dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. 11 akavuga ngo nawe arabasubiza ati uwankijije niwe wambwiye ngo ati nikorere uburiri bwanjye ngende. Uwiteka naduhane umugisha kuri ayo, amen, haleluya. Aya magambo rero, amagambo y'Imana tumaze gusomana muri Samweli wa mbere, nahaye intego ivuga ngo ubundi uzira iki? Haleluya. Mu muco mwiza wo kwibwirana dusanganywe, mazina mbere na mbere nababwiye yuko nitwa NIYONZIMA Claude, uteka naduhana umugisha. Ngo nuko rero Dawidi ava i Nayote y'i Rama, asanga Yonatani, aramubaza ngo ubundi iso anziza iki? Ubundi iri jambo cyangwa ino ntego ivuga ngo ubundi uzira iki? Kuzira nuko hari ikintu, haleluya, baba baguhora bakurenganya, nawe noneho ukamenya yuko hari ikosa, haleluya, hari ikosa bashobora kuba bakubonaho, ariko ukuntu bakugenza cyangwa ukuntu baguhiga, nawe ukamenya yuko harimo ikibazo. Niho Dawidi yahise yibaza amagambo avuga ngo ubundi iso Sawuli anziza iki, angenza iki? Ko nagerageje gukiranuka, nagerageje kumugendera uko bwije nuko bukeye nkamugendera neza, ubundi nzira iki? Haleluya. Abaza umuhungu wiwe bitaga Yonatani, aramubaza ngo ubundi so ni ikihe cyaha
Haleluya. Ngo ni ikihe cyaha namukoreye, ni ikihe cyaha gituma angenza bingana gutya, namukoreye ku buryo ashobora kuba nyanga bingana gutya. Haleluya. Imana nishimwe. Noneho Dawidi yibaza aravuga ati ubundi deja ni isezerano ushobora kuba narasezeranye n'Imana ryo kuba Sawuli anyanga, kandi Sawuli yangaga Dawidi nta n'ikintu amuhora. Haleluya. Bene data nabo rero usigaye ufata ukanga mugenzi wawe nta n'ikintu umuhora gifatika. Waragerageje kubana n'abantu bose amahoro, ukagerageza kugenda muganira, ukagerageza gukora ibyo yumva ashaka. Haleluya. Ariko ukibaza impamvu akuziza iki. Dawidi rero yuzura n'amagambo yuko yabonaga yuko arenganywa, bamurenganya, ariko yashakisha mu mpande ziwe akabona ibintu byose yagiye abikora uko bwije nuko bukeye akabikora neza. Agerageza kubana na Sawuli uko bishoboka kose, agenda agambira kumuba yamugirira neza. Dawidi ariko akaba se ni amaraso yanjye atuma banyanga, ubundi nzira iki? Yegera umuhungu we, kuko umuhungu wa Sawuli bitaga Yonatani we yaganiraga na Sawuli. Ariko ijambo iyo ukomeje kurisoma bakubwira yuko ngo Yonatani yakomeza kuganiraga na se, ariko akumva yuko nta kintu kizima Sawuli ahora Dawidi. Nuko rero Dawidi aravuga ngo ubundi nzira iki, mwene data uzira iki. Haleluya. Hano ukuntu ugenda uba mu murimo w'Imana cyangwa ukagenda ubana n'abantu mu buzima busanzwe, ariko ukibaza impamvu icyo baguhora, ukibaza icyo uzira. Haleluya. Ariko Dawidi aje guhumuriza akakubwira ngo komera shikama. Haleluya. Tuzi yuko kw'ibya Yesu ari ku murongo. Ntihagire ikintu kigutandukanya n'urukundo rwa Kristo, kuko ikintu cya mbere umenya yuko ukundwa n'Imana. Haleluya. Nubwo umwana w'umuntu yakwanga, ariko ukundwa n'Imana, uvuge ngo nta kintu cyagutandukanya n'ubushake bw'Imana, kuko Dawidi yari ari mu mugambi w'Imana. Dawidi yaranzwe agenda ashyirwa mu ishyamba, ariko kubw'Imana yari yaramutoranyije. Haleluya. Kubw'umugambi w'Imana wagiye umukurikirana. Burya nawe iyo umuntu akwanze uba uri mu mugambi w'Imana, kuko umugambi w'Imana wakomeje ugendana na Dawidi. Ugendana nawe na Dawidi igihe yari ari mu ishyamba, kuko ikintu cya mbere mu ishyamba harimo inyamaswa nyinshi, ariko kuko yari ari mu mugambi w'Imana yagiye aca mu buzima bukomeye, mu buzima bugoye, ariko kuko yari ari mu mugambi w'Imana. Yari yaratawe, yaranzwe, ariko kuko yari ari mu mugambi w'Imana ugenda umusunikiriza kuri rya sezerano Imana yari yaramusezeranyije. Haleluya. Uko bamwangaga bamuri bameze nk'abantu bagenda bamucumacuma, bagenda bamwegeza imbere, ari kugira ngo bamusubize inyuma, bakagenda bamwegeza imbere yaho agomba gukirira. Haleluya. Bagenda bamwegeza ku irembo ry'impuhwe, kuko umugambi w'Imana uyu umuntu Imana yigufiteho umugambi, nubwo byagenda gute Imana irakurinda mpaka igusohoreje isezerano. Imana nituganze. Haleluya. Ngo nuko Dawidi ngo akomeza kubaza Yonatani, aramubaza ngo ubundi so anziza iki, namucumuyeho iki? Arareba asanga nta kintu yageze acumura ku Mana, asanga nta kintu yageze acumura kuri Sawuli, kuko ikintu cya mbere bari bafitanye ubushuti na Yonatani. Aramubaza ngo ubundi so anziza iki. Haleluya. Kuko ikintu cya mbere nawe aho wicaye cyangwa wowe urukumva rino jambo, nawe uribaza ukibaza ukavuga ese nanjye banziza iki? Umuroza akakuroga nta kintu akuziza. Haleluya. Ariko nuko uri mu mugambi w'Imana. Haleluya. Iyo uri mu mugambi w'Imana barakuroga ntabwo upfa. Ntabwo upfa ahubwo uragenda nyine ukarwara. Ariko Yesu iyo ugeze ku irembo ry'impuhwe, kuko baba bari kugenda bagusunikiriza ku irembo ry'impuhwe, ahubwo uze kubonana na Yesu baba bari kugenda bagucumacuma, ariko ukibaza ngo bakuziza iki. Haleluya. Rero Yesu we iyo agenda ayemera yuko ibyo byose bigira ute bigushyikaho, akemera yuko abakwanga bakwanga, akemera yuko ugeragezwa. Ariko igituma akureka ntabwo ari uko abuze ubushobozi, ahubwo aba yemera yuko abagenda kuremera amashimwe kugira uzavuge gukomera kw'Imana, kuko
ngo ntabwo wavuga ibyo utagezweho, ntabwo wavuga ibyo utaciyemo, ahubwo uravuga ngo nanjye burya nageze mu kigeragezo, ndangwa ndatereranwa, iyi miryango ibiki byose birakwanga, ariko Yesu aragukunda. Haleluya. Yesu aragukunda, niyo mpamvu haleluya yemera yuko ibintu byose bikugeraho. Umuntu umwe avuga amagambo akomeye, aravuga ngo mubireke rega, ngo mubireke byose bingereho, ngo nibimara kungeraho haleluya Imana nishimwe, ngo nimureke byose bingereho, nibimara kugeraho byose mbikore, nimara kubikora byose mbirangirize icyarimwe. Haleluya. Yesu yemera yuko ibigeragezo cyangwa ibibazo bikugeraho, ariko umuntu uri mu mugambi w'Imana nubwo ikigeragezo cyakugeraho ntabwo icyo kigeragezo kikwica, ahubwo icyo kigeragezo kiragukomeza, kuko ikintu cya mbere uba uri mu mugambi w'Imana. Nuko rero twasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, havuze ngo hari umurwayi. Haleluya. Ngo hari umurwayi, ngo yari amaze imyaka 38, ariko abashakashatsi baravuze ngo yatangiye ubwo burwayi afite imyaka 15, ngo bamurwaza umwaka umwe. Haleluya. Ngo bamwe bari baramujyanye bamujyana kuri icyo kidendezi, urumva umwaka umwe warashize, batangira kurambirwa. Amina. Batangira kurambirwa yuko yari amaze imyaka myinshi, bamusiga iyo ngiyo nyine. Ubundi deja Yesu yemera yuko ugerwaho n'ikigeragezo, ariko ntabwo upfa. Nubwo uno mubyeyi yamaze imyaka 38, ijambo ryaravuze ngo rivuga yuko iyo myaka 38 nubwo yayimaze ku kidendezi, nubwo yajyaga guhindukira agasanga hari abamutanzemo. Haleluya. Nagasanga kuko ikintu cya mbere yari yaramaze kwiheba. Haleluya. Umuntu yamaze imyaka myinshi akayimara ku kidendezi, burya n'ijambo ry'Imana ntirumuryohera no gusenga, ntabwo abagisenga, kuko ikintu cya mbere imbaraga ziba zararangiye, atabarwa atazi ahantu bituruka. Haleluya. Atabarwa atazi ahantu bituruka, kuko ikintu cya mbere abavuga ngo ubundi kuva na kera hose niko yabimbwiraga. Haleluya. Ikintu cya mbere aba yaranamutse, imbaraga zarashize, akabasa ubundi gutabarwa kuzaturuka. Ariko iyi myaka 38 yari amaze ku kidendezi, yari yarajyanywe. Burya nusanga ukiri mu masengesho ugisenga ukabona biri gukunda, ukabona uri guhamagara abagenzi bawe bakagufasha, n'uburya butaragerwaho ngo ikigeragezo ngo gikarane cyangwa kibe kirekire. Haleluya. Kuko iyo kimaze kuba kirekire mu ruhande rwawe uriheba, n'ibihe byo gusenga bikagabanuka, ukavuga ngo bavuga ngo haguruka, ukavuga n'ejo bundi narahagurutse, bavuga ngo senga, n'ejo bundi narasenze, bakagenda bakubwira ngo haguruka turirimba, n'ejo bundi nararirimba. Gutabarwa kuza utazi aho kugize ute kuri bwaturuke. Ngo umubyeyi rero yari amaze imyaka 38, ngo abantu bari baramujyanye, ijambo rivuga yuko ngo bari baramusize, niwe wari usigaye imyaka 38, yari asigaye ku kidendezi ari we wenyine. Haleluya. Abandi barazaga bakakira, ariko kuko yari ari ku irembo ry'impuhwe, nyine yakomeje aguma aho ngaho. Haleluya. Igihe nimba wowe ukigera mu kigeragezo ugataka, ukumva mwene so murajyanye mu butayu agiye kugufasha, nuko ibintu bitarakara. Haleluya. Ikintu cya mbere, guma ku irembo ry'impuhwe. Yesu yaje akora ku munsi udasanzwe. Ijambo ryatubwiye ngo yaraje aramubaza ngo ese ubundi urashaka gukira? Haleluya. Yesu ntabwo yarayobewe yuko akeneye gukira, kandi ntabwo yarayobewe yuko iyo myaka 38 yarayimaze. Haleluya. Ariko asanga ikintu cya mbere umurwayi yaramutegereje, ariko amutegerezanya ukwizera, aramubwira ngo databuja, burya iyo uri mu kigeragezo cyabaye hatari, iyo umaze kukigeramo, haleluya, n'umuntu ashobora kukubwira ngo ca muri iyi nzira, ntabwo uba ucyumva neza, kuko aramubwira asobanura ibyo batamubajije. Yamubwiye ubundi ushaka gukira.
usanga bamubwira ahita atangira kumusobanurira ngo ubundi ngo nawe nyine ngo urabibona ngo iyo umwiyaje ngo ntanga muri iki kidendezi agahita ajyamo. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo Yesu yari amusubije, ahubwo yari amubajije ngo bitewe n'ukuntu umeze, bitewe n'uburwayi bwawe urashaka gukira. Haleluya. Nuko rero umubyeyi atangira kumusobanura, ariko kuko hari hamanutse nyir'ijuru, hari hamanutse nyir'ububasha, hari hamanutse nyir'ubushobozi, haleluya, yari afite ukwizera, aramubwira ngo ushaka gukira, kuko Yesu we yahageze ibintu biratungana. Iyo yahageze ibintu biratungana, nubwo ntabwo areba imyaka uhamaze, ntabwo areba imyaka umaze mu kigeragezo, ahubwo Yesu Kristo wenyine iyo yimanukiye ibintu biratungana. Kandi ikindi akora ku munsi udasanzwe. Yesu yemera yuko ibintu bikugeraho, akabyemera kuko aba ashaka yuko akuremera amashimwe kugira uzayivugire, nyine uzace mu bintu, uzavuga ibintu waciyemo. Haleluya. Noneho uno mubyeyi yari amaze imyaka 38 disi, arangije Yesu amaze kuhagera, amaze kumubaza ngo ubundi urashaka gukira. Haleluya. Nuko umubyeyi aravuga ngo njyewe iyo baje barantanga, bamwe bajya mu kidendezi, kuko ikintu cya mbere yari amaze igihe kirekire kuri uwo musozi, nta ntege yari afite, nyine urumva we yari yaramaze. Ubundi iyo bamaze kwiheba utabarwa utazi ahantu bigira ute, utazi ahantu bituruka. Utabarwa hahandi uba warihebye, kuko ntabwo uba ukibuka, ntabwo uba uvuga ngo ese biraturuka. Yasigaranye igitero kimwe, agisigarana kuri uwo musozi, agisigarana kuri icyo kigeragezo, yasigaranye igitero kivuga ngo ubwo umwami Yesu azantabara, nicyo gituma ntamwara, ngo nkumera mu maso yanjye hakaba nk'urutare. Haleluya. Icyo gitero nicyo yasigaranye kuri uwo musozi, kuko ikintu cya mbere abantu bari baramujyanye kuri icyo kidendezi, bari baramutakaje, bari baramusizeyo ari we wenyine, ahasigarana igitero, baza bakamutanga akaba ari kubw'umwami Yesu azantabara. Haleluya. Natwe ubwo umwami Yesu azadutabara, nicyo gituma tutamwara, dukomera mu maso yacu hakamera nk'urutare. Intego tukiriho iravuga ngo ubundi uzira iki. Haleluya. Ubundi uzira iki, ubundi baguhora iki. Haleluya. Kuko ikintu cya mbere uragerageza, wamaze kumenya yuko abarokore b'iwacu tutambara amamini, umenya yuko abarokore b'iwacu tutambara amapoketi, umara kumenya yuko abarokore b'iwacu, haleluya, batadefiriza ikintu. Iyo titere wamaze kuyisobanukirwa neza, haleluya. Ariko ukibaza ngo ubundi bakuziza iki, ukamenya yuko gusambana abarokore b'iwacu batabyemerewe, ariko ubundi uzira iki. Ugasanga ibyo bintu byose waragerageje, urugendo bikora uko bikwiriye, ugenda bikiranukaho uko bwije n'uko bukeye, ariko ukigenzura ukavuga ngo ubundi nzira iki, ko nagerageje uko nshoboye, nkagerageza kugenda mu nzira yo gukiranuka, ubundi nzira iki. Ese ubundi niki gituma ndahuza n'abantu ubundi nzira iki. Iyi myaka umaze ku kidendezi, haleluya, irembo ry'impuhwe, haleluya, ririmo kugenda rigusatira. Yesu aragushaka, amina, aragushaka yuko ubundi ugomba kumwegera, we guhera yuko umaze imyaka 38 ku kidendezi, we kubona yuko ngo Yesu atinze. Hoya, Yesu igihe hazaza, haleluya, azaza kubwira ngo ikorera uburiri bwawe ugira ute, wigendere. Haleluya. Nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona gutabarwa ntako, ukaba warihebye, haleluya, Yesu yaje agutabara ku munsi udasanzwe, akora ku munsi udasanzwe, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yaramaze kuhagera. Haleluya. Amaze kuhagera ngo aramubaza ngo ubundi urashaka kugira ute, gukira. Amina. Yesu yaje ngo akora ku munsi udasanzwe, ngo yikoreye uburiri bwiwe ku isabato. Amaze kwikorera uburiri bwiwe ku isabato, abantu nyine birabacanga, kuko ikintu cya mbere Yesu bamuramubaza ngo ninde ubundi wakubwiye
ninde wakubwiye ngo wikorere uburiri bwawe? Ninde waguhaye ubwo burenganzira? Ariko Yesu we iyo yimanukiye akaza akaba ari wowe uza kugutabara, ibintu nyine birabacanga, baribazanya ngo uriya ubundi ni wo wa wundi. Haleluya! Ese uriya ni wo wa wundi watabawe? Ugasanga nawe wabacanze nyine, batangaye kuko Imana ikora ku munsi udasanzwe. Kandi ikintu cya mbere icyerekana yuko uri mu mugambi w'Imana, iyera yo iyo ibishatse byakwemera. Haleluya! Iyera iyo yabishatse ibintu biratungana, bya bindi ubona bimeze nk'imisozi, bya bindi ukabona ko bitagishoboka, Yesu we iyo yabyemeye, iyera iyo yimanukiye ibintu biratungana. Kandi ikintu gisobanura yuko uri mu mugambi w'Imana, nubwo waba uhamaze imyaka myinshi ntabwo ushira mu mwuka. Nubwo waba uhamaze imyaka myinshi ukabona yuko gutabarwa ntabwo ushira mu mwuka. Nubwo wabona yuko bikomeye uriga. Haleluya! Nubwo hamaze imyaka myinshi ariko uriga, ariko ntabwo bakwirukanira minervari kuko uri mu mugambi w'Imana. Uko bimeze kose, nubwo inzara yakurya ntabwo upfa kuko uri mu mugambi w'Imana. Imana nishimwe. Nubwo ubona ibintu bikomeye, ibyo ngibyo bye kugukura ku mukiza Yesu, bye kugutandukanya n'Imana, ahubwo ibyo ngibyo reka bikwerekeze ku irembo ry'impuhwe. Haleluya! Ikindi kintu cya mbere tugiye kuganira ku bintu bine, turi kwegereza gusoza ku bintu bine. Turacyari ku ntego ivuga ngo ubundi bakuziza iki? Niko Dawidi yabajije Yonatani, ubundi bakuziza iki ko umaze igihe mu butayu kandi ukagerageza gukiranuka? Ubundi uzira iki? Ingingo ya mbere tugiye kuganiraho, ntiyigeze ashiramo umwuka. Iyo ni ingingo ya mbere. Ijambo rya mbere tugiye kuganiraho ngo yamaze imyaka myinshi ariko ntiyigeze agira ute ashiramo umwuka. Impamvu atigeze ashiramo umwuka, turiganiraho kuri iryo jambo, impamvu atigeze ashiramo umwuka nuko yari ari mu mugambi w'Imana. Urumva, umwaka wa mbere warashize, umwaka wa kabiri urashira, umwaka wa gatatu urashira, kugeza ku myaka 20, kugeza ku myaka 30, hiyongeraho imyaka 8. Ntabwo yigeze ashiramo umwuka kuko yari ari mu mugambi w'Imana. Rero nubwo wabona ikigeragezo gikomeye, ukabona umaze igihe kirekire ku musozi, ukabona kenshi na kenshi abantu benshi basigaye bavuga ngo ibyo twavuganye n'Uwiteka Imana ngo kuko atabikoze ngo nanjye ngiye kumuhima ngo mbiveho. No, komera ku Mana, ugume ku Mana. Ibyo ngibyo ahubwo bikwerekeze ku irembo ry'impuhwe. Ikintu cya mbere uhita umenya ngo ese ubundi ko nabayeho mara imyaka ingana gutya, hari abantu mwavukiye ku itariki imwe ariko bo baribagiranye, si uko wari mwiza, si uko wari ufite ubundi buhanga, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Imana yo yakugiriye kuko uri mu mugambi w'Imana. Niyo mpamvu ntabwo igomba kukureka. Reka uzajye unatekereza, utekereze Dawidi yamaze imyaka myinshi ari mu ntama, ari mu biti, mu buretwa, ariko kuko umugambi w'Imana wamukurikiranaga. Haleluya! Arimikwa aba umwami, kandi yari yaragize ute? Yari yaranzwe, yari yaratawe. Haleluya! Nawe rero we gutabwa, we kwangwa na mwene so ngo uvuge ngo ibintu byacitse byayobye. Nta hantu byayobeye, ahubwo ni ukuri mu mugambi w'Imana, kandi Imana ikemera yuko ugomba nyine kwangwa kuko uri mu mugambi w'Imana, ikemera yuko inzara igomba kukwica kuko uri mu mugambi w'Imana. Ariko ikintu gikomeye, ijambo rikomeye nkubwiye, ni uko utazigera ushiramo umwuka ukiri mu butayu cyangwa uri ku kidendezi igihe utegereje Yesu. Ntabwo uzigera ushiramo umwuka, ahubwo Imana iracyagufite hehe? Mu biganza. Haleluya! Yesu iyo aje kugutabara, haleluya, akora ku munsi, iryo ni ijambo rya kabiri, iyo aje kugutabara akora ku munsi udasanzwe. Haleluya! Ngo Yesu ari mu ijuru, ngo yahamagaye ibizima n'abakuru, yahamagaye abaserafi, ahamagara ibizima. Haleluya! Ahamagara marayika Gaburiyeli, ahamagara marayika ukomeye w'Uwiteka,
aramubaza ngo ninde natuma, haleluya, ukajya ku kidendezi ukajya kuntabarira uriya mubyeyi, ariko asanga we agomba kwimanukira. Iyo urebye hari Meshaki, Saduraka na Bedenego, igihe bari mu makuba, Yesu we amenya yuko uri mu bibazo, akamenya yuko uri mu ntambara. Rero we ntabwo ategereza ngo ntume, we arimanukira agakora ku munsi udasanzwe. Yatabaye Meshaki na Saduraka na Bedenego bari mu itanura ry'umuriro. Haleluya. Ikintu cya mbere nagushishikariza mwene data uri kumva rino jambo, ni ugukomera ku Mana, ugakomera ku Mana, we kuvuga ngo Yesu yaragutaye, Yesu aragukunda, Yesu agushaka kubw'ubuntu bwiwe, ahubwo igihe azaza kugutabarira, we komera, ushikame, uhumure. Haleluya. We ntabwo azatuma ibizima, ntabwo azatuma abaserafi, ahubwo we azimanukira. Haleluya. Azimanukira, kandi ikindi azakora ku munsi udasanzwe. Ijambo rya gatatu, nubwo bikaze, Yesu yaje, igisubizo afite, haleluya, iwawe bicamo. Haleluya. Yesu iyaje, nubwo ubona bikaze, ukabona mu ruhande rwawe, ukabona bitoroshye, ukabona nta gutabarwa, ukiheba, ukiganyira, ukabona gutabarwa nta hantu byava, ariko nubwo bikaze mu ruhande rwawe, nubwo ubona bitoroshye, ariko Yesu yaje azanye igisubizo, akora ku munsi udasanzwe, no ku munsi w'isabato arakora, no ku munsi hahandi abantu bagutaye arakora. Imana nishimwe. Yesu iyo ahageze ahita abimenya. Haleluya. Yesu iyo akandagije ibirenge, akabikandagiza mu rugo rwawe, ahita amenya yuko harimo ikibazo. Utiriwe ujya gusobanura, utiriwe ujya kumubwira ngo hamaze imyaka 30 n'ingahe, utamubwira ngo hamaze imyaka ingahe, ngo Imana hari ibyo yakubwiye. We iyo yakandagije ikirenge cyonyine, ibintu biratungana, ibintu bigasobanuka, bya bintu ubona bimeze nk'imisozi, ukabona nta gutabarwa. Yesu we iyo yakandagije ikirenge, ibintu biratungana. Iyo umaze imyaka myinshi ku kidendezi, haleluya, ntabwo ari byo byatuma, ntabwo akangwa yuko hamaze imyaka myinshi, ntabwo akangwa yuko wanzwe, watawe, ibyo ngibyo ntabwo bimukanga. Haleluya. Yesu we yavuze ngo ndihagurukiye, ngiye gutabara uwanjye, ibintu biratungana, ibintu bicamo neza. Niyo mpamvu ukomera ku Mana, ahubwo ibyo ngibyo bikwambika imbaraga, bikohereze kwambara imbaraga zo kwinginga Imana. Uyibwire ngo Mana we, nubwo maze imyaka myinshi ku kidendezi, ariko gutabarwa nkaba ntabwo mbona, ariko iyo uhageze ibintu biratungana. Haleluya. Haleluya. Imana nishimwe, Imana nihabwa icyubahiro. Nubwo bikaze, nubwo ibintu bitoroshye, ariko Yesu yahageze ibintu biratungana. Ese ni iki cyagutandukanya n'ubushake bw'Imana? Ese kuko wanzwe nicyo cyatuma uva mu bintu, uva mu isezerano ry'Imana? Haleluya. Haleluya. Imana nishimwe, Imana nihabwa icyubahiro. Bene data, reka dukomere ku Mana. Bene data, reka twinginge Imana, tuyibwire ngo Mana, nubwo tumaze imyaka myinshi ku kidendezi, tukaba tuhamaze imyaka 38, we kuvuga ngo Uwiteka yarakwanze, Uwiteka ngo yaragutaye, imyaka ahazi umaze mu kigeragezo cyawe, cyaba ari cy'uburwayi, cyaba ari cy'ubukene, imyaka Yesu arayizi. Haleluya. Kandi ikindi, naza kugutabara, nyirijuru we yamanukiye, ntago agisha inama, ntago avuga ngo se mugirire kuriya cyangwa mutabare cyangwa se mutabare. Ibyiwe Kristo iyo yagutabaye, ibyiwe nta nyuro. Haleluya. Imana nishimwe, Imana nihabwa icyubahiro. Noneho ijambo rya kane, intego ya kane tugiye gusorezaho, ngo ubone ibyiza utazi ahantu biva. Haleluya. Umuntu umaze imyaka myinshi ku kidendezi abona ibyiza atazi ahantu bituruka, kuko ikintu cya mbere aba aramaze kwiyakira, ntabwo abazi nyine ahantu bituruka, ntabwo abazi ahantu gutabarwa kw'iyo kwaturuka. Kuko ikintu cya mbere, iyo umubwiye ngo
humura nka kiriya cyumweru ushobora kugirirwa neza. Arambwira ariko kuva na kera hose, kuva umwaka umwe ushira, kuva umwaka wa kabiri ushira, nuko nagira ute nabwirwaga. Haleluya. Nubwo ubona uri ikigeragezo kibaye kirekire mu ruhande rwawe, we kugira ubwoba, we gutinya, ahubwo ibyo ngibyo bigutere gukomera ku Mana kuko uzatabarwa. Hari umuririmbyi waririmbye ngo tuzatabarwa bose babireba, ngo nk'uko Morodekayi yatabawe bose bagira ute babireba. We kwibaza ukuntu uzatabarwa. Haleluya. We kwibaza ukuntu uzatabarwa kuko inama yarateranye yiga ku kibazo cya Hana. Hana nawe yaramaze igihe kirekire, yaracunzwe kenshi, Penina akazajya amucunaguza, ariko Imana imaze kumuhereza Samweli yabaye uwo gucecekesha Penina. Nawe rero we kuvuga ngo we kwiheba, kuko ikintu cya mbere, nimba hari abantu batabawe kandi nawe ukabuzi abantu batabawe ukabubazi, we kwiheba, we kuvuga yuko ukimazemo imyaka myinshi. Wowe umaze umwaka umwe ariko urukumva yuko isi yakurangiranye, ahubwo ibyo ngibyo bigutere gukorera Imana, bigutere gukorera Imana udacogora, bigutere gukorera Imana uyikunda, bigutere gukorera Imana. Haleluya. Bigutere gukorera Imana, uyihereze umwanya. We kuvuga ngo umaze imyaka 38 gutabarwa byaranze, ahubwo ibyo ngibyo bigutere gukomera ku Mana, bikwerekeza ku irembo. Haleluya. Isubizayo. Haleluya. Data arakora, nanjye ubu ndakora. Niko ijambo ry'Imana ribivuga, risoza iri jambo ry'Imana yavuga ngo data arakora, nanjye ubu ngubu ngira ute ndakora. Subizwamo imbaraga mwene data, ukomere ku Mana, we gucika intege, we kubona ibibazo bibaye byinshi uvuge ngo Imana yaragutaye. Imana iragukunda, nubwo abantu icyo bakuziza. Haleluya. Nuko uri mu mugambi w'Imana, kandi icyo bakuziza nuko Imana igufiteho umugambi. Komera ku Mana rero, ushikame, utumbire Yesu wenyine, niwe karuhura. Niwe wavuze ngo abarushye n'abaremereye nimuze munsange ndabaruhura. Nimba Yesu ari karuhura, uramuvaho urajyayo. Haleluya. Urava kuri Yesu urajyayo. Ngenda gushishikariza yuko menya yuko Yesu agukunda, umenye yuko Yesu hari uko agushaka, yuko wamwegera, we gukangwa yuko abantu bakwanze, ahubwo uvuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, no mu byago uzajya uririmba, no mu bibazo uririmbe yuko uri amahoro. Icyo ngicyo nicyo nagushishikariza, icyo gukunda Imana, we gukangwa yuko ibibazo ari byinshi. Murakoze cyane, mukomeze mugubwe neza, Imana ikomeze kubayobora mu nzira nziza yo gukira.